Ndi papa sava. Kidada mwana wanjye. Ndagumva papa. Aho bashyitsi bageze sha umushyitsi ageze. Hoya tumaze kuvugana mu kanya. Arambwiye yuko nyine taxi voiture yari imuzanye yagize akabazo batoboye ipine. Ariko turavuganye bambwiye yuko barishizemo bari kuza bageze bari mu nzira. Karibu nazi rwose. Ariko papa nizere yuko nawe uri bumukunde dore nge nagiye wabo barankunda cyane baranyakira neza banyitaho. Bakwitaho cyane. Cyane. Nabuzwa n'iki kumukunda se? Ko nyene umukazana nk'abanyene umwuzukuru. Sha mwana baje ntacyo bambura rwose. Nanjye wabunduvuye bira biganiro byawe ngo singira gutengo ntabwo nta kintu nibwira ndaje mukwereke. Karibu nazi rwose. Daviz urashima muze. Nukuri. Oya nta n'ikibazo buriya kirimo. Bonye umukazana nkabona umwuzukuru. Erega bu ndabyina mvamo. Ndabyina mvamo rwose. Ese urano gufite amatsiko yo kumubona. Kibyatanje. Bigiye bunse. Bitamatsiko cyane rwose. Ubwira ngo nta kintu nakwibwira nkanze ngutungure none. Bitwaye ikise? Byashimisha cyane. Nizere ko mu bukwe uzamfasha. Cyane. Biga narabanye mfite abantu bishitse kumva ko ntwerera. Ndabona aje muze. Kujyanye mukaza Kara anyita Mary Celesio yego yekera ariko yekera amahoro Karibu. Murahageze. yego Nari nategereje nahebye muzehe yari yanzoze ngakeneye kukubona. Nyangane twagize akabazo mu nzira. Nari nabimubwiye. niko sha Karame bagita Mary Celesio. yego Witegwa kumbera umukazana cyane byashimisha cyane. Uzakunda kuganira ntugire ikibazo. Kuba wicaye neza. Kidahita wakabonye se. Shagira mubaze ubugambo bwawe. Mubaze icyo umwakiriza dore n'inyota yamwishe. Ndabakiriza iki? Niko itonda ariko. Ndanira karahure. Uyu mukazana wanjye mfashe kunywa kuri kano. Kawayini. Ngwaye n'ukuntu uraga kwayini ngo kagira Umva ubugambo. nago wayini njyanye ngewe mwaye mukozi. Yego mano wanzaniye citro aho gukandebera ni wambonera n'indimu. Citro n'indimu. Sasa ubwo nawe abo byinshi wari kuma orange. Uriya orange. Simbuka manudire ku bugambo sana twakira umushinga. Ujye yabemeretse. Yego nivuze wenda umwana azajya afasha kunywa gasembuye sha mukaza nawe nukubigenje koko. Nago njya mbasha. Kidahita umuhungu wanjye se ko nawe mbona bya atayasomaho. Mukaza ubwo ntabwo se umva ibyo so uko avuze. Mano nago ubwo na mukaza nasi yasuzugura se ubwo nakarahure akanywa ku kawayini. nago mbasuzuguye ariko nago njya nshobora ibintu bisembuye. Simbuka umuzana agafana. Wari wowe. Aha. Gusa karibu turabishimiye kubabona. Murakoze. Umuhungu wanjye Kidahita nzi ko wenda azaba ikigwari. Ntabwo nzi ko azi kubana. Yarabizi cyane. Niko sha Kidahita. Papa suri kumubona gute? Nta kibazo. Kumubona neza. Ukombana nk'umujeni. Umujene? Baburanse. Ako muze
ndakumva. Amakuru yo kurumba kw'indimu namwe mwarayamenyera. Twaramenye. Ibira birwara byashemo. Ngw'indimu. Ariko ya ntago zirimo indwara n'inzizi zingi. Ngo hari ukuntu ngw'indimu zaje ngo zirarumba. Abo ngo nizuba rivuye. Nizuba. No uzi ko indimu aka gace kari kugura 500. Gafite inyota. Tukakira umushitsi. Afite inyota. Ariko ubundi ko muze muhorana muraza kuganira. Wa mugani. Ariko burari n'ukuntu twari kushyiremo uduce tungahe mabuja. Cyamo 2 nta kibazo. Ukuvuga ngo urubundi akamaro k'indimu muri soda. Urango umuntu uzabona ushyiramo indimu n'inzoga yayinywa. Nyine ituma agasoda gasharira. Dore wongeremo kugira ngo bikomeze bisharire. Ibintu by'ibitobe cyane ntabwo ari byiza. Kidayida gikakora ariko mwana rano umusazi n'ugire ikibazo nta n'igambo byinshi uriya mwana araganira cyane kutamu sawa kongera ugasoma watinye muzee arantinya se niko sha banyita miri solution rero uyu ni umuhungu wanjye simwitabe ni boss wamwitaba nta kibazo. Allo oui oya ngiye kuza akazi niko kambere sha sawa shiri bose aramamagaye ngaranyeneye ku kazi reka mpagere ntabwo ndi butindeyo sibyo ndahita ngaruka. Musesheri nanjye nayo mfite gahunda zihuta. Oya mbabarira n'ubundi iyi gahunda ntabwo nayo nyifite ubwo ni nk'akana akeneye ngo ansigire cyangwa ibintu turi bukore ndahita ngaruka ntabwo ntinda. Yakureshanya kurebe. Ntacyo ariko. Byo buhakaze kazi ko ntabwo ntinda sibyo ndaje muze haba kuganiriza. Muze karame. Umwakire. Reka mbeganiriza umukazana sha. Nikoye. Namahoro ariko. Yego. Umva. Kuko wambariye kuko ukamubera sha ko nta kibazo bitwaye iki Kuki? Kasha nta kibazo ushora bari umukere ubwo nura mwana banje umuhungu wanjye Dayida urumva amafaranga kuri ari make pe akora amafaranga y'ijana aba mu nzu ya 70 urabona 30 bizabatunga wanyegereye ukamugira ugatoyasha bitwaye iki Rero data bukwe ntago nta n'ikibazo bitereka ntago njyewe umuhungu wanamukunze kuko afite amafaranga menshi cyangwa make njyewe namukunze urukundo rwa nyarwo bishoboka rero ntago nitaye ngahembwa 100 ngakodesha ibi ngenda nyuzwe kuba dukundana. uranyuzwe Yego. Kaza. Karame. Ntacyo wamburana ariko. Ntacyo wamburana mbanguruka. Shaka cyose nakiguha. Reka ntabwo ari byiza kuba. Ntacyo ushaka kumva se ubwo ngubwo nkawe. Data bukwe rero naba mbagoye kuko uyivuga se ubukwe. Vuga miri solution niko nitwa. Kutwaye iki? Yego. Miri solution data bukwe. Ariko nta kindi kintu naba mbakeneyeho kuko ngiye mfite nanjye akazi. Rero no kuba nkundana n'umuhungu wawe birahagije. Ya kuba mwavuga nta bitangaje kirimo urumva. Ariko ntajye uba nshaka kuvuga nyine. Ntabwo ushobora kureba kuri sengo nawe cyambara kabisa umukazana mwiza umbere umukazana sibyo ariko buriya rero ukamubwire urukundo ni ikintu cyiza cyane yego gusa nta kibazo kirimo reka nzakomeza nkwiteho nk'umukazana ariko sha
mbanze nze gatoya cyane. Hamze sinzi impamvu nyine nako data bukwe mu mbabarire. Ajya uvuga miri solution tukavuga ntabwo ari ngombwa kuvuga zo bukwe. Yego. Sinzi impamvu mwakomeje kubitindaho, gusa njyewe umuhungu wawe Kidahida ndamukunda cyane kandi niteguye no kubana nawe, njyewe agaciro urukundo namukunze, ntabwo mukurikiraho amafaranga nk'uko mwakomeje mumbwira ngo akorera 1,100. Rero njyewe ndanyuzwe kubwe nta kindi kintu nkeneye. Ariko ubonye ko naso bukwe miri solution ari umuntu wifashije. Gusa reka maze ntagarika ko ndaje tuganirisha sibyo? Yego. Chamba singubeshye wambaye neza pe. Noneho ariko ubwo ni nko kwambara nk'ikigori, ni nko kwambara nk'iki cyangwa se ni nk'igisheke. Ariko bakiti bari. Abakire wa mugani. Ariko intete ntabwo bazambara ngabe, baza n'iz'amaso, izo ngizo ntabwo ari z'umusatsi. Kabara bigiye cyawe ntabwo muzi gukira uko bimeze. None n'ubwanwa barabukuyeho none. Ariko ikanze kirana. None mucoma. Mvugisha abagabo menshi. Muracyagira zingaro. Ngo turacyayigira. Muracyagira. Uko bizi ikintu kitabuza ahangaha. Ikitwa igikoni cyacu. Uko byagenda kose gihora kiri furu. Muracyagira ya nyamiba ku giti bita bayariye bita. Igitego se? Bayita. Igitego kirahari. Hakaba n'indi bita. Hari jigo de chef irahari. Urumva. Hari ni none se ntabwo yita zingaro nizo nayo ntabwo yizi. Bo ruzinga ruva rukagera hakurya ku buryo abantu ubane nyine bari nibo bayirya. Urwanda rwo narwumva. Narwo rurahari. Ariko dufite n'igitabazi urumva. Igitabazi bura abasaza basigaye bagikunda. Abasaza. Hari dukunda kwishima. Hari na special yitwa ababyari. Irahari nayo. Erega nta kintu cyahabura. Nta kintu rwose. Nta kintu tubuze. Ariko urarushatse na chambre tunahita mbigukorera. Atarageze kabisa. Ariko banzari ari rikuniga. Cyane hari niga. Ese ko muri biti isoni. Ntabwo isoni ziki. Reka ufite amafaranga ukagira isoni. Ngo none gushyiraho ihese muri izo nyama. Gatari bitonde gato. Gushyiraho se. Nitonze. Ndabanza ngenda bitekereza. Wari kumenya niba bihari. Birahari. Nta kibazo. Yego. Ariko se manu. Werewe n'akazi nk'aka kabisa. Ariko se wavuze icyo ushaka. Ndabizi karambere. Oya akazi n'ubundi. Akazi n'undi karambere niyo mpamvu nanjye nkarambyemo. Ariko wakora n'akandi. Wakora n'akandi ariko. Kandi kazi katajyanye n'ibi ngibi se nzobereyemo. Ariko wabifatanye ukarakora nta gitangaza kirimo. Nta gitangaza bone ngenda ko. Sibye se gucoma kotsa n'iki byose. Nta kandi kazi washobora. Yewe. Bo ubundi hangandega ndi manager buri. Itonda. Nabize kuri manager. Burara kandi kazi wakora kabuduki dukiye. Uyu bungubu cyangwa ibikiri byinshi ubu gahunda y'imirimo ndabaye ndekeye ngiyi ahubwo ndimo ndiga icyongereza kugira ngo abakira tuzajya bacishamo ijisho. Ubu twaganira mu cyongereza. Nziza ariko. Ndashaka gusaba service ribaye nkora simbizi. Ndaribize kuno ahantu washaka service. Wavuze ko ushaka icyumba se nako katurira. Urumva ko kwibanga ubizi ko ibanga nkoze mwibanga. Yabanyabagamba ariko ni mukuru. Hari muri sisi ni mukuru kandi icyumba rero 15 VIP 25. Akora tukambo twishi tundi nagamatwa amagabanuruka mu kanwa. Urumva abosi nkanjye. Nubwo shaje ari kufita amafaranga. Iyo service ndashaka kuyimarira. Ndayiguhaye. Ubwo kurishyura mbere tundi ndakwishyura mbere. Ahubwo vuti urancangaye. Ndashaka service gatoya. Akaye ga service nyine nto cyane. Nyine mbwira. Ndashaka wamenya kushwanisha abantu. Barisha. Umva rero mubwire muze. Muri service zose nanga nakubwiye nibyo ndi kwiga. Icyo kintu cyo kushwanisha abantu ntabwo nzajya nagikora rwose. Reka. Ubwo barabona muzabibe akira. Ubwo bayi. Uyitonda ariko. Muzabibe ngiri y'abakinyi. Aha kagwemo nagashyashya. Urumva ugomba gushwarisha bari abantu ndiki guhera amafaranga nibimara gucamo nzaguha nandi itonde bakwerekanye yego nzaguha nandi gushwanisha abantu naka amafaranga ko njafite cyo wambaza ni igiki
kakaba gashwi kakabi ikintu kitagira ubwenge. Ariko sasa wagiye ugira ubwenge nuko wabona mwaze mwisize mwambaye neza mwasokoje imisatsi mukambara bya bintu bakwedura bimeze nk'amatopito ariko ndateta ari vide. Ese nimba ubwonko ari vide na nubwo umutima yabyibuze wanatekereza Kidahidura ufite urutwa wagira ngo ni trapeze gutaza akaguha pasi yakara gasaza okay baraguhahanye nyine umwe arahagurutse aragiye none n'undi bagiye kuzana nyine udukingirizo naza gukindure nyine none akora bazwa n'iki ubwo wenda nizira modoka yashegeye nazira konaki afite naya mawayi n'ubwo wabishegeye utega nyine utege tu tega barobore ariko wagiye utekereza ubwo okay nako nibiroroshye wasanga wanze ubuzima ukabashaka wumva ushaka kurwara bya rubaga impande na birabirwara byose barwaye urashaka ugenda uvuga ngo ikintu kifasha ikindi kifasha ikindi kifasha ngo ikindi kifasha hanga ariko se urabuzwa n'iki wasanga wahaza ubuzima wasanga utabona abasore beza bagukunda ku buryo wenda ujya kwishinza ku basaza babuzwa n'iki se ariko se abasore ba mugani bagura izo nzara basogoje bagira ngo ni kagoma yo mu birunga nta kibazo ariko se wagiye utekereza byibuze gutekereza rimwe cyangwa kabiri sibyo uvuga ati byibuze ndi umukobwa muto ufite ejo hazaza heza byibuze nanjye nazagirira igihugu akamaro wenda ngashinga umuryango ariko numva ngo n'abasaza barabyara da nubwo babyara uduhuye nini abasaza ngo barabyara ariko biryoherwe kanjye kuzana utwo dukoresho nyine baze bagukindure none arya baragukinduza utuhe ubwo bagukinduza utuhe ako se byibuze wenda iyo ugira ubwenge bakagutangamo pasi wenda y'umuntu muzima da uzi ko byibuze nanakwemera ndimbati cyangwa ramazane ako se bamugane abashoferi nabo batwara amakamyo ntabwo wagera kuri miri solution utaragera aratwara iriya midigi utarayikorera ntibyashoboka ariko nanjye ndi ngenda kumva da so bamugane wabona baza bakugwiza izo funguzo z'imodoka yarangiza ahubwo ati nzaguha n'akazu ntutega ngo bagukindure mukunda uhe bwoko bw'udukingirizo njye kumuzanira ze aguha ababyeyi zagutuma ababyeyi bawe sasa arakubagisha utuhu ubwo rimwe ntabwo ryakwica umuntu rimwe se ryagutwara iki kibi nuko wenda byaba nk'akamenyero bikaba nk'umunani cyangwa se 10 ariko rimwe ntacyo byagutwara nubwo byaba kabiri da ubundi se ubwo numenyereye mbwira ubwoko bw'udukingirizo bari guhambisha nigendere ubundi si nko gutabura umwenda ushaje ubwo nzane ibyo mbonye se hano hari na Jigo de chef namara gutabura ntugire ikibazo twakokereza natinze se ntabwo ntinzeyo no mu byambwiye nta na kimwe numvise mbesire gusa umuhungu utazi kwiyubaha ako Kidayi mbabarira umbwiza ukuri iyo ndebye ubona nciriritse ubona njye narabuze abahungu bantereta kurya ujya kuneza kano agasaza kadasigaje n'amazuba Kidayi ndakwiyamye ntuzaneho ubugambo njye wifata umbwira ngo uje kunyereka papa uri kuntangamo pasi njyewe Kidayi ntabwo nabuze abahungu bantereta uri kunyumva neza nagutangamo pasi kuri papa ko hanyuma wakoze iki kuko nari mbasize hano bamamagaye uzi kuri kwigira umwana mwiza hano njyewe nagutanzemo pasi kuri papa wakoze iki njyewe Kidahida ndavuga ngo ngutanzemo pasi uri no kwiriza ako mwagiye mwubaha abakobwa mwagiye mutwubaha ko tuba twabubashye ubu agiye se mwagiye mutwubaha ko tuba twabubashye hejuru y'abahungu bari hano hejuru ngiye abantu babantereta mani
ukaza kunteza ubusaza njyewe kuko njye nigeze njye ngo nsamurwe ngo n'agasaza bro. Mana yanjye ibi ni ibiki umva kidereka nkubwiza ukuri iki kirahure nanagikubita ariko ni abantu bari hano bakaguhamba njyewe nigeze nkora ibyo bintu ko ku buryo ugiye kunkubita n'ikirahure nta kikujomba bakaguhamba mwana bayi ngize ngo ku mana yanjye kuko ibi ni ibiki ibi ni ibiki kuko indi bintu biba byananyuye ibi ni ibiki nanjye ni isazi ibiki biba byabaye hano hano abaye cyo ndebe ngize umuntu musize hano ari kumwe na papa bamamaga bose amamagaye ndavuga reka nikozeyo mu numva icyo nshakira ngaruke hano nsanze yarakaye tu hano amajigo yayakuye hano sinzongera guhekenya ikigori yarangije kamusiganye hano na muzehe musiganye na muzehe kitayida bite byawe byanditse ubwo bitebye kumba sizana ari amahoro hagaruka wankubita bigenze bite sasa Manudi Ako papa sava ngiye nkunda kidayida mukunda n'umutima wanjye wose narangiza aze kuntangamo pasi no musaza ngewe no musaza uyu nguyu ugenga nsamure Manudi vayo utindura ibingibi none se arabikubweza ngo bamugwayemo pasi uyu musaza yatangiye ambwira ngo nimuhobere ngo nimusome ngo ningire ngibiki ngo musome ngo ngakambwa ngo ninze mwegere ngo muhobere basoje kumwe ngo ninze ngo musome ngenga nkagira ngo nyine nta nubwo akomeje ariko kugira ngo amayera afite agera no ku rwego Manudi abizi nginde nge amutume ngo n'udukingirizo ngo nge nkajya kusamura papa sava udukingirizo ngo gusamura se none se oya wowe usamura uyu se Manu vaho enda niko warizembe ngo usamura uyu nguyu yagomba kumvira umukazana niko oya papa sava umuntu naguhamagara jya umwita ntugahitagire yego boss uriya musaza aragutumye udukingirizo tugira dute udukingirizo yatugutumye natwagutumye udukingirizo uriya musaza urumva harimo gahunda nyine y'akazi kari kwiyongereye mu kandi akahe oya Manu muzehe abyivugira irari mubaze ibyo tunabyihorera ushobora guceceka wowe papa sava Manudi ibyanjye abiza ati Manudi nganira nawe uya ngiye nganira nawe subira hariya none suje ngo tuganire subira hariya wowe na muzehe mwapangaga muzehe urumva muzehe urumva rukuntu afite ibiceri kandi urumva nanjye nk'umuntu ushaka ibiceri nyine umuntu uri mu kazi ubundi nako nta nubwo ndi buce ku ruhande kwari ukubashwanisha kandi usenyurwe se n'umutiza umuhoro ushwanisha nde nande ngiye muzehe amafaranga yo kubashwanisha ushwanisha nde nande abantu nibyo yambwiye kwari ukubashwanisha hari ikindi wongehora none se niba urumva ubwo umwe yarize nabara ubwo byanze bikunze no ko udukingirizo tukabutwikiza udukingirizo tukabutwikira nibyari byo kubashwanisha she urumva nyine ubwo nagomba urumva muzehe ariko yambwiye ko agomba nyine nawe ashaka nyine kukazanura muzehe umva wa daimoni ngiye kukubahuka papa sava nagira umuntu umunyiza wisose ngiye kukubahuka mana yanjye ubu kuko inyamanza ibyara agacariro unyubaho agacakaye wakiriye ahubwo batakubahukira nyura hariya mvira mu gikari uko kameze sasa wambabare koko ukanyumva koko ukumva ko ari ibigambo bari bazanye koko ngiye ko ibyo bintu ntabitinyuka mana yanjye ibyo kuvuga ngo ngiye kugutangamo pasi usibye kuvuga ngo ufite so buriya uramufite koko arutwa nanjye yatabarutse kera usavuga iki kuki uri igicucu baguha amafaranga ngo ufate abantu bateranye nje kubunga
ariko uzi amagambo manambwiye. uzi ko ubu umujinya wamuzanye oya se ariko na muri se suyuba wabikoze murebe ngiye murebe none se Manudi niwe washyizemo ingeso mbi nanjye n'uburaya narifite ngiye bantumye ntanahembwe ahubwo mu ngiye icyo nakora ahubwo nawe uzi ngiye kubunga bose ngiye kubunga kubera uretse twumvikane uretse hari serivisi ushinzwe gutanga hano kuri meni iyo gushwanisha abantu baje kunywera hano irimo ariko umukiriya barambwiye ngo umukiriya ni umwami ako kantu nkagenderaho ubwo ni umwami wakezaga uwuye wo mu ijuru cyangwa uwo ku izina ni amadayimoni abiri yahuye bicare bongere babakire gushya mu biganireho hanyuma wowe nkurikira tugira icyo tubaza ndavuze ngo nkurikira ndavuze ngo nkurikira sasa wasaba imbabazi na simukurikira nkurikira sasa saba imbabazi simukurikira papa sava